aho nari ndyamye nuko nguko ko bari bamaze kunkubita ubuheri mu mutwe ndibamvirirana arangije rero noneho bamaze no kuntera ahangaha icyuma yacumu ryabo noneho umugabo umwe aravuga ngo murangize afata ubuhiri bw'abuhiri aho nabwitegereje noneho naburebye menya ko buri mu misumari arangije ngiye kumva numva dondoje hano muri Nyiramivumbi akubiseho bitanga uko nakabaye babagore bari bagiye bahita hagaruka mu murangize ngo ubundi ngo mwamurangije mu kareba uko abatutsi basaga uko inyamaswa zarusabana kiriya gihe izo zamashishe kunyumura n'ahantu zitigeze ntinyumura kuko n'ahantu nari kuzihisha iki gice cyo hasi cyose nizo zanyumuye nta muganga wigeze amvura zangwe zirigataho zirigata mfa haba harumye pe mu minsi ibiri hari humye nta maraso nari ngifite ngo nawe ujye ugenda ngo nawe umujyeho ngo wumve uko Mututsi yasaga ntabwo namenye umubare wawe bagusambanyije ariko nari narangiye cyane ndumvirirana gusa nabaye amaraso ahantu hose naragiye nicara ahandi maze kuhicara mbona bari imbere yanjye ariko ntabwo bambonye njya mu kantu k'agahuru nitwikiriza ibintu by'ibibabi by'ibyatsi byinshi baba baragiye baravuga ngo shangwa araducitse n'ubundi ngo iyo tumurangiza ko n'ubundi twamutanyaguye Mana bakoze nabi kuri umuhungu wahita avuga ngo turi Marita gusa bavuga ngo yarapfuye ngo none aracyariho ngo ye baba we ngo mwamubonye bamwe baratangiye barakanguka ngo siko ngo ari uriye umuhungu umwe aravuga ngo ngo ntago muzi ko wabo ngo baduhaga amata ngo none murashaka kugira ngo mumwice ngo ntago muzi ko ngo bene wabo ngo wa mama we ngo basaza be ngo aribo badushakiye akazi twajya turangiza akazi mu cyaro ngo tukagira ikigaragara hita dushakira akazi ngo none mugiye kumwica urimo mwice none wa muhungu ashaka ukuntu nagenda kugira ngo njye kwa mama we hirya y'umuhanda gatoya ku mabutike ngo noneho ngo mbe ndi kumwe na mama we ahubwo bari bashaka ukuntu banye narabimuhisha nta muntu numvaga nzabibwira impamvu numvaga ntazabimubwira hariya mu marembo ya stade habaga ahantu hacushumukaga imodoka zazaga kumena ibishingwe bakamena ibishingwe bivanzemo ibintu by'amakara handi bayora bavana umwanda bajya kuwumena bakavana nk'ahantu bakajya kuwumena munsi y'umuhanda ndi kwa muramukazi wanjye ngo ngakora nabona atambonye nk'igihe cyo kuvuga ngo ngiye kujya koga ngahita nihisha nkajya ahandi nkajya gutoragura igitambaro kugira ngo nyibindi kandi ntumbwire ngo kirameshe ntumbwire ngo kimeze gutya n'Imana yatumye ntarwara na kanseri cyangwa ibindi birwara n'Imana yatumye ndita Jenoside yadusigiye ibikomere Yes, ndagusuhuze kandi ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho aho muri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza cyane wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri burengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri Afrika cyangwa se East Africa muri rusange, nawe uri muri Afrika yose ndetse nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Ni iby'agaciro kuri wowe wamaze gukanda subscribe ahangaha, inacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tuzajye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ntibisanzwe kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Visual Chobi nkuko dutuwe tubana.
tutangire twihanganisha abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange, ndetse aho umunyarwanda wese ari ku isi yose, inshuti z'u Rwanda muri ibi bihe bitoroshye turimo byo kunamira inzirakarengane zazize jenoside y'umwaka w'1994. uyu munsi wa none twasuye umumama, n'umwe mu baciye muri ibyo bihe, n'umwe mu bagizweho ibikomere cyangwa se mu bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. turatangira tumwihanganisha kuko ibihe bitoroshye ari gucamo, kuko iki gihe ibikomere biba bisa nkaho byoroshye, ibikomere biba biri kuva uyu munsi, ariko turatangira tumwihanganishe, adusangize ubuzima bwe, ubuzima yaciyemo muri kiriya gihe, aduha ubuhamya, adusangize se uyu munsi ho abayeho gute. Mama, uraho neza? Biragenda? Amahoro? turashima Imana. Uratangira wibwira ndetse n'abadukurikiye. Ndasaba abantu baze gukurikira iki kiganiro kuva gitangiye kugera kigeze ku musozo, kuko kirimo byinshi ku rubyiruko, kirimo byinshi ku muntu wumva ibi byabaye utabizi, birimo na byinshi ku bahari. Jyewe amazina yanjye nitwa Mukagakwerere Marita, ndi umumama w'abana 3. Usibye ko sinavuga ngo ni abana 3, yego, burya ngo n'indangwe barimo umwana nayo ngo irabarwa. Yego, ni bane. Ubwo navuga ngo ni 4 nubwo ndataravuka amaze igihe kirekire, ariko nizeye ko nawe azavuka. Tugusanze niho wavukiye cyangwa waje nkuje gutura inaha? Oya, ntabwo ariho navukiye. Navukiye mu majyepfo mu karere ka Nyaruguru, kandi nagiye nkurikira nshiduka ngeze mu Nyakibanda. Tugeze mu Nyakibanda niho haguye musaza wa mama, ari wa wundi wari wasigaranye inka mu rugo, we niho yaguye. Na muramu we nawe wari ufite mama wacu. Warahabasanze se? Narahabasanze, nabasanze intumbi zabo ku muryango. Bari bapfuye. Arangije ntabwo nabashije kuhagarara, abari babazi ngiye kumva numva umudamu umwe twari duturanye arambwira ati dore Tadeya ahari. Ati dore na muramu waho bamwiciye. Ahubwo nahise ngaruka ahandi narindi nari nahungiye, numvaga ko nzabasangayo ba mama wacu. Ntabwo nabashije kuhaguma, ahubwo naho barambwiye ngo bahungiye kabiri intuzi Runyinya, aho akarere kabaga bahitaga komine. Ndangije njya mu ishyamba, numva imbaraga zirananiye, nabashije kurya muri rya shyamba ngicaramo, ariko nta bantu bari barimo. Uwumwe nanone. Ndangije nta kintu cy'igisimba cyari cyankora, habe na gito, cya kindi cyonyine. Nakomeje kuguma hahandi, noneho burira bunankeraho. Bunyereyeho mu gitondo nibwo nabashije kumva ngize utubaraga dukeya two kuza kugira ngo ngire Runyinya. Ngenda ndeba inzira twagiye ducamo, mpinguka i Runyinya mu gitondo. Ndabyibuka icyo gihe n'ubujojoba bwari bumaze kujojoba, ariko Runyinya intambara yari ikomeje, jenoside yari iteye ubwoba. Hari ikintu cyitwa ubwicanyi umuntu w'Imana. Noneho ku kibuga aho hepfo y'akarere naho hari abantu mbese basa naho babazitiye aho ngaho. Naratereye, nkimara guterera hepfo hari ahantu hari umugunguzi wari ufite ibintu by'amahwa. Hirya yaho hari abantu, hari ibishyimbo, hari n'ahantu hari amasaka ndabyibuka. Haruguru yaho iruhande iyo nzu yaho yari yegereye kujya kubabikira, hari ikintu cyitwa inzu yagiraga uruntu rw'urubaraza, ukuwubaka mbese ukubaka ariko ukagira aho hantu ugereza gutya nkuko wakwegamaho. Sangayo umudamu ufite akantu k'akabase, twari duturanye, ariko noneho arambwira, yitwaga Veneranda, arambwira ngo geni guzi ko ngo bakubitse, ngo bavuze ko wapfuye.
ngo bavuze ko bakwishe ngo wowe bakwiciye ku iteme ry'agatobwe rigenda cyariho ngo nyamara ngo baravuze ngo unyukwanyu yaravuze ngo warapfuye igihe ntabwo napfuye ndacyariho ariko mu kuvuga umwuka nkuva ndawubura kuko nta kintu cyari cyanjya mu nda nta muntu wari wangaburiye cyangwa ndangije arambwira ati nyoko wanyu yari ari hano atariko ntabwo nzahagiye ati niba yagiye hari mu babikira kandi mu babikira barimo bica ndangije veneranda ngiye kumva numva arambwiye ati wahagaze ahangaha ukaburetse ngiye kumva numva mbona isasu wararikubise mbona hejuru yanjye ni imirabyo mbona rigiye rikubita hakurya ahahandi abantu bari ku kibuga bararashe ndireba ntabwo namenye ukuntu nagiye nahise niroha muri wa mugunguzi hepfo y'amasaka nitura munsi y'umuhanda nabashije kujya naguye mu muhanda ngwishije umugongo ndagenda ninjira ahantu hasi mu kantu k'agakoki ako gakoki kabagamo utuntu tw'udushyamba tw'uduti harimo n'igihuru ndagenda ninjiramo ntabwo nasubiye ruguru ahubwo ruguru numvaga induru noneho haruguru yanjye hakaba umuhanda ari uturuka i Butare ariwo mbese imodoka zirimo zizamo abicanye mbese baje kwica Kabirizi n'uzirunyenye na za Kabirizi ndavuga ntibe ntabyo nagumye hahandi numva umutima urambwiye ngo guma aho ngaho noneho ninjira muri ka kantu k'agakoki nkinjiyemo igihe ndebye sanga imbere yanjye hari ikintu cy'igiti hari agashyamba hakurya yanjye hari umugabo aravuga atumva ataho hinjiyemo umwana w'umukobwa ati ni mu muhige ati ni mu muhige ndavuga na mbere nka wa wundi kuki wa mana wemeye kuri ya muntu agiye kunyica none bagiye kunyica nanze kujyana na mama none ngiye gupfubo nguma hahandi ngumye hahandi ngiye kubona mbona numva abantu baramanutse bamanuka haruguru yanjye ngira ngo nigiye baje kwica bababisha abana b'abahungu babiri b'abasore babiciye imbere yanjye ariko ntibabasha kumbona mbireba mbareba umwe cyo yavuze nuko yavuze ngo wambabariye bahita babatema bamaze mbireba hepfo yanjye bahita birukanka bajya gutema mama wari utoragura ibintu tw'utujumba mu mugenano bakuye ariho duha umwana umugabo aravuga ati hari haruguru harimo umuntu noneho hakomeza kwirukanka abantu benshi birukira babandi nguma hahandi ndakomeza nguma hahandi ngiye kubona mbona nkebutse hejuru ku giti agati katamukaga mbona inzoka mbonye inzoka narakebutse nyibona hejuru yanjye mbona irimo irarabye y'amabara agiye atandukanye ariko ikagira urususirane rw'icyatsi kibisi ibonera ndangije ndavuga ngo mana noneho nkuyeho amaboko imana nkuyeho amaboko noneho ndapfuye ntangira kwiheba ntangira kubabara cyane nkanuye nsubiye ku kantu bwa kabiri ndayibura ntabwo namenye ahantu yaciye nguma hahandi ntekereza kuza kuhava nijoro ariko ukwezi noneho mbona ukwezi kurimo kurava ndavuga ningenda ahakibona gutya ubwo bwije baraza kumfata amabariyeri yarariho ndavuga ntese ko nsanze amabariyeri ari hariya harimo na bariyeri iri hirya yanjye ntibaza kumfata numva biranze umva mbona biranze ndavuga ntimana reka mbe ngumye ahangaha ngiye kumva numva imodoka iratambutse harimo umusirikare nuko ntamwibuka bavuga ngo wari uyoboye abajandarume ku Gikongoro niwe waje kuyobora igitero cyari kigiye kurangiza Irunyenya nko mu masambiri z'ijoro numva aratambutse aravuga ngo umva noneho nuguhanagura ngo ko amasasu yacu ntagiye gupfa ubusa yunze mu ryarindi numva ari haruguru imodoka ica haruguru yanjye nari mu ikoni ryayo mu kantu k'agakombe ndangije ndavugana aha hantu bazahanyicira kandi sinzabona uko mpapfa noneho baratangira baravuga ngo ibihuraho biri hose babitwike ngo kuko inyenzi ntizipfa zirakira nta nzoka ipfa ndavuga nti rero bari guhiga wumva noneho nagumye hahandi nko mu masaa 3 z'ijoro nibwo natereye mva muri cya gihuru
ndareba hakurya y'umuhanda no hirya no hepfo hose turuka imodoka, mbona nta hantu hari bariyeri. Ariko ruguru bari gusakuza n'induru, urumva ko bari batarasoza kwica. Ndavuga ni rero reka mve muri iki gihuru se nutambuka ndebe ikindi gihuru najyamo batazanyicira hano. Naratereye ngera mu muhanda, maze kugera mu muhanda ruguru mbona nta muntu, mbona nurira ahantu, aho nuriye harananira. Nuriye nsubira inyuma, njya guca ku gahanda ko hepfo gatoya, njya kuzenguruka mu bintu by'ibyatsi natereragamo. Ahantu nahingukiye hirya hari urutoke, numva haranuka. Naho kunuka harabaho abatutsi, ingo z'abatutsi zari ziri kuko bari bazitwitse. Iyo batwikaga wahitaga ubyumva, aho ugeze ukahita wumva ko hari aho umututsi yari atuye. Ukumva haranuka, mbona insina zayo zirahindutse kuko hari ku kwezi narabibonaga. Ndangije ndahatambika, maze kuhatambika ndavuga ni reka mpingukire hirya inyuma y'uwo musozi, noneho ndeba ahantu naza kwihisha, yenda nazareba ukuntu nakwisubirira iwacu. Mva ko ntacyo nari nyitayeho, nguma hahandi, ndazamutse ndamanutse, maze kugera hepfo, manuka hepfo y'intoke, numva abantu barimo baravugira hepfo yanjye, ariko hari ahantu hari bariyeri, nkera mu cyamuca nko hirya. Noneho numva abagabo baravuze ngo ariko muzi n'ibende, ngo aha hantu ngo inyenzi ntabwo zipfa ngo zirimo, ngo ntabwo inzoka zijya zipfa. Ndavuga n'ahantu bazahanyicira. Naje kujya maze kumanuka hahandi, ngera mu kantu k'agashyamba, mpita nkamanukamo, maze kukamanukamo mpita mpinguka hejuru, hano hari akayira, ariko sinkamenye ko ndi hejuru y'uruzi. Hasi yanjye hari uruzi, ariko hakaba akayira kapasagamo haruguru yaho. Noneho hakaba n'igihuru cyari kirimo. Noneho numva umuborogo w'abantu bari muri icyo kibaya, numva barataka. Ndavuga nta bantu nabo bishe, nabo bari bishe batari bahwanye, babasize batarawana, barwana n'umutima, kuko baraye bataka, bagejeje mu gitondo nta muntu ugitaka, byarangiye. Nagiye muri cya gihuru nyicaramo, ndasesurura gutya kugira ngo ndebe aho ntambuka, ariko sinagira ubwenge bwo gutekereza ko ari ku nzira bazambona. Numvaga ko nta bantu bahagenda, naho niho bacaga bajya gusahura iby'abatutsi, kuko akenshi bakomeje kujya bajya gusahura, bahacisha ibitanda by'abanyeshuri, birunyinya, hari koleje, mbese ibintu byinshi, inzugi, ibintu byose niho babicishaga. Nicaye muri cya gihuru, ariko muri kugira ngo nzakicaremo sinatekereza mbese ko hari ikibazo nahurira nacyo. Igihe nicaye muri cya gihuru, ngiye kubona numva ubwoba buranyishe, numva amaso yanjye arahumye. Hirya yanjye haturuka inyamaswa, ariko iyo nyamaswa kubera ko turi abana twajyaga tureba uko bavugaga ngo ingwe uko ishushanyije biki ukabireba. Ngiye kubona mbona iturutse hirya iriya, mbona amaso yanjye ubwa kabiri, mbona mu maso yanjye harahumye, mbona amabara harimo umutuku, mbona amabara hari icyatsi kibisi, mbona amabara harimo umuhondo nk'uko wabona ibendera. Mbona ndahumye. Iraza mbona irazunguza umurizo, ngiye kubona mbona ingeze iruhande, yaraje ijya kunshura hano ku nkokora, ngiranye, kuko nari nicaye ngize ntya. Ndangije ngiye kubona mbona iranshurnye ngize ntya, irandekura, ahubwo iraza ihundabunda iruhande rwanjye. Ngiye kubona mbona haje indi, yindi ya kabiri ntacyo yantwaye, ntigeze nagira ikintu intwara. Ya kabiri, iya mbere yahise igumaha, indi nayo iraza ijyaho, mbona ntacyo zintwaye, ariko nta bwenge nari ngifite. Ubaye umwana w'ingwe. Nta bwenge nari ngifite, nta bwenge nari ngifite, nta n'umutima numvaga mfite, nta bitekerezo, mbese numvaga ndi ikintu kibereye aho ngaho, nk'uko watereka ikintu hariya, reka hari imvune, nta na gito byaje kungarukaho nyuma, ahubwo ingaruka nayigize nyuma yo kubitekereza. Narangije ndarana nasa aho ngaho. Noneho turaranye,
buracya mu gitondo ntacyo zantwaye. Yego. Mbona zifashe imirizo yazo ikasa n'ubusasa kugira ngo yunyegereze, nini ikagera gutyo ikagira ngo yunyegereze kuko nari nanyagiwe. ukajya hagati yazo. Ndangije icyo gihe ndibuka ko nari nambaye umupira mama wacu yari yamaye ngo nkwifubike. Yego. Noneho muri kwa kwifubika wari waraboze mbese kubera imvura. Noneho nza kuvanamo, nje kuvanamo nibagirwaho na utaye komeza kugumana agakanzu nari mfite. Kamwe watangiye n'ubundi. Akomwe natangiranye. Ndangije muri kwa kuguma kwa kuvuga ngo hinga ngumaho ngaho mbona ziragiye mu gitondo. Kandi zigenda z'umutarake. Nta umuntu uzibona. Ahubwo zigenda mbese ubona ukwezi kukiri hejuru. Zisiga hahandi. Ndangije ndavuga nti rero kamambaye zizasanga hanga zizandya ubu ziranyibekeye. Ubu nta kindi zishaka. Uyu munsi zirandetse. Zishobora kuba zari zijuse. Niriwe hahandi. Maze kwirirwa hahandi ndareba ndavuga nti ibi bintu birakomeye, reka nze kureba ukuntu umunsi nugeza kugeza mugoroba nigendere. Ndeba aho njya kwihisha handi ariko zitazaza zikansanga hano zikanyica. Yaje kandoma hano ubu ntizizandya. Nagumye hahandi amanywa yose, mbona bava gusahura, mbona bikoreye amamatera, mbona bikoreye amavarisi, mbese buri kintu cyari cyo cyose. Barangije abagabo barahaca, bamaze kuhaca baravuga ngo ariko muzi ibi n'ibindi. Ngo ahantu ntimuzongere kuhaca ngo ahubwo ibi bihuru ngo yaba ari byahuyemo umuriro ngo harimo inyenzi, ngo inyenzi ntizijya zipfa. Abagore batangira ngo muramenye ngo ahubwo dushake indi nzira two guca hano. Bavuye hahandi ntibongera kuhagaruka. Bamaze kugenda nirirwa aho ndi jyenyine, zagiye nkomeza kuguma hahandi. Bugeza aho amasaha amaze gukura, bigeze igihe cyo mu masaa 8 saa 9 saa 8 n'igice kigera saa 9. Numva mbona abantu hakurya yanjye baraho barafata umugabo babishe, bafata ibintu by'ibiti barabitambika, mbese nk'ubisasa hasi barabitambika, bafata n'ibiturusu bamushyiraho bajya kumutaba munsi y'umukingo w'umuhanda y'imodoka zacaga. Oya bari baramwishe. Noneho bamaze kubigenza gutyo, haruguru yaho hakaba hari abamama babiri barimo bahira ibintu by'ibyatsi mu ishyamba. Babona utwana tubiri. Babonye utwana tubiri, umwana umwe ngo yari afite imyaka 4. Umwana umwe arababwiye ngo nimba yaravuye ngo ku munini, ariko ntabwo nzi ku munini ahariho. Aramubaza ngo wanyu nihe, ngo ni ku munini. Undi nawe sinza aho yavuze iwabo, yari agahungu n'agakobwa. Baravuga ngo mwese muri abahungu? Ngo hoya, ngo turi abakobwa. Arangije umwe aravuga ngo hoya, ngo ndaje nirebere. Umwe aravuga ngo ngo umukobwa we ngo nazamutwara ngo ibi byose nibirangira nkazamwishyira mu ndangamuntu yanjye ngo akaba umwana wanjye. Noneho ka gahungu karababeshye, babishe bose. Barabafashe babagore, barabacurika, babakubita ku kibambasi cy'umuhanda, ku mabuye mabuye ari ku muhanda, babacuramije bakubita umutwe. Bona abana basandaye hahandi. Ariko mana, ari abagore babikoze. Abantu bakoze nabi. Kwihangana. Baragiye bamaze kubica, babata hahandi. Bamaze kubata, ndavuga nta hantu nanjye bazanyica. Wakoresha uko nshoboye kose nkigendera. Nibwo natangiye gukurura ko mama yapfuye. Na nyokuru na nyoko wanyu mwahuye mwaratanye, n'ubundi uracyari umwe uracyari wenyine. Noneho ndareba ndavuga nti rero aha hantu nazira nyamaswa zisandya. Reka nijoro nzo kwigendera.
yego ahubwo sinarenze ko nishyiriye urupfu. naje kuhava nzamuka noneho umusozi yego ubirindura hirya aho nataye ariko aho hantu umva ko mbese ariho mbona amakiriro. Naragiye ubwo ni ninjoro ahantu natambutse numva bariyeri, numva baravuga ngo ariko ngo ubundi ngo mwaje ngo tugaterana ngo ko murema imvura iguye ngo tukagenda. Batinyaga ikintu cyitwa imvura. Hanera hamwe yanyagirwaga rwose bahitaga bagiye kwiyugamira. Mu mvura mwe mwabaga mufite umutekano. Ahubwo twebwe twabaga dufite amahirwe. Aravuga guti Imana yaba imvura yariguye ngo mbone uko ngenda. Imvura rero igiye iguye. Yego. Imvura iragwa mbona uko ngenda. Herera wa musozi. Yego. Maze kuzamuka nageze ahantu hejuru mu mpinga, mbona nta muntu, mbona nta hantu na hato. Naragiye mpita ninjira ahantu mu gihuru, ariko hepfo yanjye sinkamenye ko hari umuhanda uzahingukana nawo hahandi narindi Irunyinya. Yego. Noneho igihe ngezeyo ninjiramo hahandi mu gihuru buracya. Nta nyamaswa nari nahuye nayo. Mu gitondo yego nibwo naje nko mu masaa 4 za mu gitondo, nibwo haje abagore bantu b'Imana. Yego. Abagore nuko tubyara abana. Abagore n'abana babi. Abagore bambereye babi. Cyagenze gute? Yangane. Haje abagore babiri nk'abandi n'ubundi bishe nk'abandi. Haza n'imbwa. Yego. Izo zankurumanye mu gihuru. Imbwa ziba arizo zigukuramo. Yego. Haje imbwa y'umukara niyo yabanjemo. Araza bahita zirankurumana. Yaranje zirazenguruka igihuru. Yego. Abagore bahita bahamagara abandi bari kumwe b'abahungu. Hari umugabo umwari hakurya yabo. Yego. Bwa buhiri nibwo bari bafite abo bagore. Arangije ngiye kubona mbona imbwa zirataka zikwirakwira igihuru. Imbwa zirataka. Barangije baravuga batumva hano harimo inzoka. Zirareka nk'izireka inyamaswa. Sanga ko hava. Abagore bahita bavuga batumva. Abagore baraza baravuga bati ntabwo twabyihanganira, barahaguma. Yego. Baraje imbwa zihita zinkurubana, ndabyibuka ko sinari mbashije no gusohokamo. Ntabwo zakuriye. Ntabwo zandiye, ahubwo babonye uko bahita banyica. Umugabo umwe ahita avuga ati Mana ati nimumwice. Yari afite akantu k'agashoka, utuntu k'udushoka tutabicishaga. Bahita mubitamiye icumu hano. Mwibere. Hano umwana ugira uryoga. Yawukubise icumu mwibere. Ari umugore ubikoze. Yego. Umugabo yahise ababwira ati ariko yari n'umupapa ukoze. Yego. Ababwira ati ariko ubundi uwo mwana mwamwihoreye ko n'undi yapfuye byarangiye. Mwamwihoreye aturwapfuye ntiruhagije. Ati mureba ko yapfuye. Yanze kuva. Abagore bahita bavuga ngo apfa sapfa ikingo inzoka zirapfa. Barangije barambwira ngo suri kumwe nande. Zunguza umutwe kuko sinabashaga kubabwira. Yego. Ndababwira ngo nta muntu ndi kumwe nawe. Kubera igihe nyine uri muri iryo shyamba. Yego. Kuva ko natandukanye na za nyamaswa nazahambwe mvuga ngo ngiye kubaho nta kibazo. Zitangika. Zidabari zo ziniki ahubwo nari nishyiriye urupfu. Yego. Barangije wa mugabo arababwira ati oya ntimwongere. Ngiye kumva mbona umwe ntabwo namenye nuko byabaye. Ngiye kumva numva nkubise imisumari mu mutwe. Amaraso abamushiwikiye barambwira ngo ayo maraso yawe ntasame kugenda uzagwe ku bandi. Ndangije babagore bahita bagenda kuko nabwo ari umugore ugukubise ubwo buhiri. Zo nta mugabo wigeze ugukoraho. Umugabo wamubise n'umwe muri abo bagusanze. Yego. Kuko barangije noneho hahise haza n'abandi. Hahise naza n'abandi ntabwo namenye umubare wabo. Ariko ikibabaje kubera ko babagore bari bari aho ngaho, barangije bagabo barababwira ngo nibagende
baba basize hahandi, yego bamaze kusiga hahandi. Noneho kubera ko aho nari ndyamye nuko nguko ko bari bamaze kunkubita ubuhiri mu mutwe ndumvirirana. Arangije rero noneho bamaze no kuntera ahangaha icyuma yacu umuryabo. Noneho umugabo umwe aravuga ngo murangize, afata ubuhiri bwa buhiri aho nabwitegereje niho naburebye menya ko buri mu misumari. Arangije ngiye kumva numva dondoje hano muri Nyiramivumbi, akubiseho bitanga uko nakabaye. Babagore bari bagiye bahita hagaruka ngo murangize, ngo ubundi ngo mwamurangije mukareba uko abatutsi basaga. yanga Mva nasigaye hahandi, tuze gusigara hahandi. Babandi nibo bari bahari bonyine, babagore bahita bamanuka ari bumaze kuba nka nimugoroba. Barangije umwe akajya avuga ngo nawe ujye ugenda, ngo nawe umujyeho ngo wumve uko Mututsi yasaga. Ntabwo namenya umubare wawe. bagusambanyije yangana naje kuva hahandi, ariko mu kuhava ntabwo basi ko kubera ko bari basize n'ubundi bavuga ngo byarangiye. Aho haza abantu bavuga ngo hinga ngo baterure bashyire ku magorofani babajyane Kabiriza ahantu mu byobo bashyiragamo abandi bari bamaze kwica. Habitega amatwi nkabyumva, ariko nta bwenge bundi nari ngifite. Yego mbona babagore baragenda ntibongeye kugaruka, haza abandi bagabo. Barangije barambwira ngo ariko ubundi ngo aretse tukakujyana Kabirizi aho abandi bari, bajya kureba bagenzi babo bagiye kubareba. Buba butangiye kugoroba kuko iryo shyamba ryose barimo barisaka kugira ngo barebe ko hari abandi babamo, basanga nta muntu wundi urimo. Noneho kugira ngo neguke birananira, kugira ngo nterure amaguru birananira. Ndangije noneho bagiye kumva numva barimo baravuga ngo hingase ngo bajye ngo baze banjyane aho ngaho. Igihe bagiye kwiruka ngo baze banjyane babona abandi birukankanye. Igihe bagiye kugira ngo mbese babajyane, nanjye nza kureba ukuntu namanuka ahandi munsi y'umuhanda. Nabashije kugenda kweguka, maze kweguka ndapfukama, maze gupfukama ngenda nk'uruzinda hasi. Ngera muri wa muhanda manuka hasi mu kantu kagakoki kareba mu kabande. Ntabwo babitinzeho, barankurikiye, baje bakurikiye aho nagiye manuka nijoro bacanye n'urutoroshi runini. Ariko ntabwo babashije kumbona, mbese Imana yankingiye akaboko. Ariko nari narangiye cyane, ndumvirirana gusa nabaye amaraso ahantu hose. Naragiye nicara ahandi, maze kuhicara mbona bari imbere yanjye, ariko ntabwo bambonye. Njya mu kantu k'agahuru nitwikiriza ibintu by'ibibabi by'ibyatsi byinshi. Baba baragiye baravuga ngo shango araducitse n'ubundi ngo iyo tumurangiza ko n'ubundi twamutanyaguye. Mana bakoze kuri abashije kuva hahandi, ariko bagiye mu gicuku kigeze hagati. Ndongera nterera umuhanda, ngenda nkurura ibyatsi, ngenda nshinga amavi nkurura ibyatsi. Ndavuga ni n'ubundi nawe ndiho nereka aho nakeretse baragiye. Ahubwo nasubiye muri cya gihuru niberagamo na za nyamaswa. yego Amahirwe mbona aho narengeze kugira ngo se numanuka nkajya numanuka buyoka, ngenda nshoka, ngeze amahirwe mbona ndahageze kuko ni hari kure yabo. Ndagenda ndahajya,
igihe nicaye mu gihuru ngiye kubona mbona imwe iraje, mbona indi iraje, izo zabashije kunyomora kuko nta kintu nahisigaye nari nambaye agasuruje pe ukuntu kari karabaye nako mbese kanoneho kanahindanye. Ahangaha ziranyomora ziragenda zikajya zinyomora, ariko icyo nakubwira cyo uko inyamaswa zarusobanura kiriya gihe izo zabashije kunyomora nta hantu zitigeze zinyomora kuko nta hantu nari kuzihisha. Iki gice cyo hasi cyose nizo zanyomoye, nta muganga wigeze amvura. Zangwe zirigata mva haba harumye pe, mu minsi ibiri hariho nta maraso nari ngifite. Mbonye ko ibyo bibaye ndavuga rero aha naho bazahanyicira n'ubundi bikarangira. Natangiye kugira mbese nusa n'uwegura ukuguru mwegura ukundi kugira ngo numve ko nagenda. Nabashije kuhava ndavuga ntireka nze ntambuka ahangaha kuko sinari nzi, nibwo namenye y'amazi narindiho iruhande rwayo. Sa n'utambuka kugira ngo mbe muri cya gihuru, igihe gitambutsemo ngiye kumva numva nituye mu mazi, ita nkubitana n'umuntu nawe bari bataye mu ruzi. Ikintu cyambwiye ko ari umuntu nama menshi yari afite, niba ari umudamu niba ari umukobwa simbizi. Noneho dusa n'udusakiranye bye binkubita hakurya y'umuhanda, aho ku mwega wo hakurya nawe akomeza uko yakamanutse mu mazi. Noneho ntambuka n'ahandi wa muntu bari bamushyize, wa mugabo wari wapfuye. Ndakomeza ngenda bukeya, urumva ko nagiye nzisiga n'ubundi nanone kugira ngo zitazagaruka zikansangaho. Ngeze imbere ahantu hitwa Raranzigiye mu ikorosi ry'umuhanda, mpita nsanga bariyeri. Noneho imvura rero urumva ko nagendaga ntanguranwa nayo, mbona imvura iratangira kubye, baravuga ngo henga bajye kwiyugamira. Nibwo nabashije kwicurikamo hasi mu ndani muri iryo korosi ryabo, nsa n'umbushoka manukana mu bintu by'ibyatsi. Noneho ubwo narinzi ko hari ahantu ngiye gutambuka, ahubwo naguye mu mazi. Amazi nituyemo binanira kuvamo. Ngeze amahirwe mfata ibintu by'ibyatsi n'akantu k'agati kari gahari, mbona mvuyemo, yari amazi maremare. Maze kuyavamo nterera umusozi, ndavuga rero kanisubirira iwacu. Nimara gusubirayo yenda bari bazanyicira no kugwa ahangaha. Ndongera gusubirayo, maze gusubirayo ngera ahantu mu cyayi kuko sinari kugira ngo mpagere. Ndaramo muri cya cyayi abantu baje kugisarura. Hahandi nageze uriya bariyeri, imbere yawo njya muri y'amazi nkivamvamo, haba haje indi ngwe niyo yamperekeje ibasha kungeza iwacu. Ariko ntabwo uri muri za zindi, kuko impamvu itari muri za zindi hari mu uruzi. Nari hakurya, nari ngeze hakuno, nambutse. Irankurikira ikajya igenda imbere yanjye, ariko indeba nkayikurikira. Aho igeze kugira ngo ujye kureba ko hameze, ikagaruka ikagenda imbere yanjye kugira ngo nyereke aho yaciye. Ndangije mbona ibariyeri aho yari iri ntabahari. Noneho ndatambuka, aho ngeze hari naho nageze mu muhanda munini, mpinguka ku muhanda ujya ahantu Imata. Noneho nkuhingutsemo nibwo nagiye mu cyayi, nayo turi kumwe twararanyeyo. Turaranayo, ndavuga nti niturara nayo ubwo iri iruhande, ahubwo none iragenda iryama hirya yanjye. Kuko abantu baje gusarura icyayi mu gitondo bayisanze urumva ko bwakeye tugezemo, hari agatugenda kugira ngo hatagira utubona. Noneho baje umugabo umwe aravuga ngo hano hari umwami. Abagore barirukanka baravuga ngo ntago basarura aha hantu hegereye iki cyayi, ngo harimo umwami. Umugabo aravuga ati harimo umwami ahantu umwamare ntabwo hayoberwa. Ati haba hari inyamaswa, ati hari umwami.
abagore numva barashakuje ati ntabwo tuhagera, arababwira ngo nibahihorere kuhasoroma basoroma ahandi. Irimo aho ngaho yari hirya yanjye kandi nyireba, nishe mu cyayi ndyamyemo. Burira umunsi wose twaririwemo nayo, burira ntigeze ijya guhiga. Bugeze nijoro turajyana, duhita tujyana iwacu. Yangejeje iwacu tujyana mu rutoke ahantu hari insina, ndabyibuka hari umugozi w'ibimba ry'inuza ry'umugozi irahansiga irigendera. wasanze zose barajyanye. Hari amatongo na fondasiyo y'amabuye bari barayirimbaguye ngo twabitsemo amafaranga. Nta kintu na kimwe nasanzemo kuko nta muntu n'umwe wari uhari, ariko basubiye inyuma n'isima yo mu nzu barayicukura kugira ngo badasangamo ngo baremo ko twashyizemo amafaranga. N'ahandi twashyize bwa buki nabwo barawutwaye. Ahubwo ahantu nabashije kugira ngo ngere aho ngaho harimo umugabo twari duturanye, ariko akaba umuhungu wa mugabo wari umuhutu wari hepfo yacu witwaga Venane. Umuhungu witwaga Kasiyani niho bwari buri, kuko narabubonye mbona n'ibyari bibipfundikije, mbona ahantu biteretse, mbona n'utuntu tw'uduseke nyogokuru yajyaga aboha, byose niho biri, n'amabati ariho byose babijyanye, aho bagiye babyegeka, ariko ibindi byose ndiho mbirebanya ntiwayoberwa ikintu kiwanye. Bahita umugabo we yagiye ku irondo, mbese urumva ko akundi bajya kugira ngo bajye kureba abo bajya kwicara injoro. Umugore ari wacumbikiye, umugabo aje niwe wasohoye kuko nari nabibonye byose iby'iwacu byose aho biri. Ahita avuga ngo ngewe ari hano, ngo ahite yibwiriza ajya kumpamagariza igitero. Akimpamagarije nahise nirukanka mpita ngenda. Nibwo nagiye ndavuga nti rero nta muntu wundi mpungira aha ngaha. Abantu bari batuye kuri uwo musozi wacu bari bane, ari umuhungu yari umugabo n'umuhungu we, undi nawe n'umugabo n'umuhungu, nibo bari batuye aho ngaho, ahandi hose hari abatutsi. Ndangije ndavuga nti reka ndebe ukuntu nahunga. Ndaterera ndavuga ngo reka ngende njya ahantu hari utubari, ahantu hari akabuga hari utubari tw'iwacu. Igihe mpageze nsanga noneho umva nagiye nta no kuvuga, mbagwamo hagati harimo bariyeri yari irimo, harimo ikintu cyitwa amacumu nk'uko ubona ibi byuma byanyu bikoze, ku kindi bateza abantu bajya ku Kanyaru. Ndangije ndagenda mbicaramo hagati, nta bwenge nari ngifite, numvaga ko ntibashaka banyicira. Ndavuga ntibashaka banyiciye, n'ubundi nta rupfu nararubuze. Ndicaye kwa kundi nari meze, ariko natangiye kubyimba iki amaguru, natangiye guhinduka nk'umwumbati w'umuvunde, uko umwumbati wera imbere, kuko aho nicaraga iyo nabonaga ahantu nicara ibindi byitwa imonyo byarandyaga, ngahita ngiranya, ngahita nonuraho, nkajya nomora umubiri wanjye nuko wari umeze. Ntabwo nari nzi ko umubiri wanjye uzongera gusubira umubiri, sinari nzi ko nzanabumbura n'akanwa ngo nongere mvuge ko umuntu wanjye wari warakabumbye. Ndangije noneho umwe wari ahantu hitwa mu Kigarama witwaga Anastasi, akaba umuhungu we nawe yari ari kumwe na mama we nyine aho ngaho, aho hari agasantere, naho ako gasantere kaba ari k'abatutsi. Ubwo rero bose bahise batwiga, bamwe bajya mu mabutike yabo bari bajya gucuruza. Ndangije rero aravuga ati umuhungu wahita avuga ngo turi Marita, gusa bavuga ngo yarapfuye ngo none aracyariho, ngo ye baba we ngo mwamubonye. Bamwe baratangiye barakanguka ngo siko ngo ari uriya umuhungu. Umwe aravuga ngo sha ngo ntago muzi ko wabo ngo baduhaga amata, ngo none murashaka kugira ngo mumwice, ngo ntago muzi ko ngo bene wabo ngo wa mama we ngo basaza be ngo aribo badushakiye akazi, twajya turangiza akazi mu cyaro ngo tukagezwa Kigali gahita dushakira akazi, ngo none mugiye kumwica, ngo urimo mwice. None wa muhungu ashaka ukuntu nagenda kugira ngo njye kwa mama we hirya y'umuhanda gatoya ku mabutike, ngo noneho ngo mbe ndi kumwe na mama we, ahubwo bari bashaka ukuntu banye. Yego. Noneho wa mukecuru wa muhungu urumva ko yaramaze kunjyana kwa mama wiwe. Barangije baravuga ngo baraje ngo bashakiraho kuba, ahubwo bari bagiye kungambanira kugira ngo banyice. Yego. Noneho hari umugabo witwaga Karabudiane yari yigishaga ngo ibintu ngo bya serari kera by'imyuga yigisha. Noneho arangije bahita bajya kumubwira ko niwe wicisha utumara biti. Arangije rero ahita
bajya kumubwira ko bari bene wabo abo ngabo bose bari baraho wazanyice nanjye baraje baza kundeba ahandi mbabonye gutyo mpita nirukanka. Nahise nigira ahantu hitwaga ku Kanyinya, nigira ahantu hari amashaza. Urabona ukuntu bari barahinze ahari heza ibintu byitwa amashaza cyane, ariko ayo mashaza bari barayashingiriye aragenda bikajya byigondora, noneho ukajya ubyiyorosa, bakaza bakabikurura bakaza kubisoroma, ariko ukajya wiberamo aho ngaho ntawe uzuba urimo. Bakabisoroma urimo kumva baraho barasoroma ariko urimo. Nuko nabashije kubamo aho ngaho, ndihishamo aho, abantu bakajya baza mbareba. Hazamo n'undi mwana w'umukobwa twigeze kwigana, noneho uwo mwana papa we bari bamwishe, bamwiciye ku Kanyara, ariko mama we badahuje, ariko ahari, ariko afite ba nyirarume babicanye. Sinzi ukuntu rero baje gusoroma nk'amashaza nk'icyiciro cya kabiri, ariko umwe na bagenzi babarambonye arikanze mpita bamubwira ngo naceceke batamfata bakambona. Urumva ko bari bajya kujya kubwira ba nyirarume bakaza bakanyica. Yabashije rero kundeka, ahubwo aragenda abibwira mama we, aramubwira ati Marita ariho, aramubwira ngo waheye, arayimubwira ngo none se ko bapfuye ngo ubu ngo yasigaranye nande, aramubwira ati ni wenyine, ndaramubwira ati ntumutange wowe umureke, ahubwo waza kumubwira akaza hano tukamuhisha. Narangije rero umwana aza kuza kundeba nijoro, arambwira ati mama wacu ni umwicanyi mubi, ati na ba marume kuko bacururizaga aho hafi, ati ntibakubone, ati wowe uze gukoresha uko ushoboye kose urebe ukuntu waza kuza, nuza ugasanga hari inka mu nzu mu gikari, ati zirafureka, ati nuze kwikanga, ati turaza kubimenya, ati ariko hari abana ba marume, ati babyara bacu, ati bahaye mama kugira ngo bajye bamurinda, ati bari mu muryango wundi, ati wowe uze kureba ukuntu wasesera nk'ahantu kugira ngo uze kubona gutambuka uze mu rugo wacu, byibura tube tugufite. Umukecuru yawe kabyara yari afite n'abandi yari ahishe, harimo n'abandi babaga muri parafo. noneho arangije nza kubikora, ariko hambana hari n'ubu urugendo rumbanye rurerure, ariko ngeze amahirwe mbona ndahageze. Hageze inka zitangira kwabira, babana batangira gukanguka, b'abahungu bari abahungu batari batoya. Arangije numva ariho arababwira ati buriya ntizibuze icyo zikanga mu rutoki, ariko nari nageze mu rugo. Arangije arambwira ati gene atubura cyariho, akingura nko wakingura urwo rugi rwo mu cyumba, abandi bari muri saro nko hirya haruguru y'ahangaha. Arambwira ati uceceke ntibakumve, ati kuko noneho basasa banjye bahita bakwica. Ubwo arangije ngiye kumva numva arambwiye ati rero ati nanjye umugabo baramwishe, ati ariko ati wihangane, ati nanjye mfite abandi bari mu hangaha nta muntu uzi ko mbafitemo. Nabashije kugumamo. Arangije rero kubera ko urabona ko akundi benga mu cyaro bakenga, ejo bikaba inzoga, kujya bimpa biri igisambo, yari mbese wavuga nk'amasaka, we yari nk'uburo, yari uburo n'ibyo bahingaga. Abimpaye mba ndapfuye ndarangiza ndahwera, kubera ko nta kintu cyajyaga mu nda. Aravuga ati noneho ndamwici, ati ndamwishe ni ukuri, ndagaragurika, ndasamba, ndagaragurika, ndapfa burundu. Se warose bya bindi bisa naho bihosha, kuko narebwaga mu nda, kuko nta kintu cyajyaga mu nda, no mu kanwa nta kintu cyajyagamo. Arangije rero babana baza kumva ko hari umuntu. Nahise sohoka ubwo ngubwo nigendera, ntiyongeye kumbona, mpita nigira mu rutoke rwiwe. Sanga ahantu hari urwina, nirwo nabashije kwinjiriramo nigira mu rwina. Baraje umva bakajya bavuga ngo barambuze niberamo, bagashakisha reka data niberamo, nkumva arimo arabwira abana ati naramubuze usinze aho yagiye. Barashaka barambura, byarenzeho aho inkotanyi ziza. Ndabyibuka igihe abafaransa bari yabantuze aba zone turokwazi yari ku Gikongoro, bari Kibeho neza. Nanjye nibereye aho ngaho, nibereye mu rwina. Mu rwina hamaze mu nk'iminsi ingahe? Mu rwina nahamaze nk'ibyumweru nka 2 n'igice. Ari n'agatoki se waba warasanze? Bambone barumva nari gusohoka bakambona,
kandi ntabwo nashakaga ko bambona kugira ngo njye kuvamo byabaye intambara kuvamo kugira ngo nsohokemo inkotanyi zaraje ndibuka ko bavuga ngo ikabirizi hari abasirikare b'inkotanyi bahageze ku Munini habanje kuvugira ikintu cyitwa imbunda noneho hari n'ahantu mu Nkomero naho habanje kuvugirwa ikintu cyitwa imbunda baravuga bati inkotanyi zaje naho urumva ko abahunguka bari baravuye i Burundi abatutsi bari batangiye guhunguka ariko jewe nari nkiri mu buzima bubi nibwo nabashije kuva hahandi ariko nabwo kuhava nahaturumbutse umva ntabwo ihuku izi kwiruka zambaraga ntabwo namenye aho zivuye bagize ubwoba bagize n'ubweke inkotanyi zaraje zizana n'abantu bahungutse barababwira batariko umwana w'akana aracyariho iwabo barapfuye ariko nawe uzi ahantu ari noneho babaza wa mumama ufite umugabo wapfuye bamubaje aravuga ati nanjye nari mufite ariko ntiyabashije kurara mu rugo ko yahise ahunga yarahungabanye nabashije kugira gute babashije kuza gushakisha bashakishaga mu ntoki kugira ngo bajye kufata byabaye intambara ari inkotanyi yego hari abasirikare bari bavuga ngo nabagana bo muri Gana bibikara harimo n'inkotanyi hari abana b'abahungu batoya ugira ngo bameze mbese ese navuga ngo kumwe bafite imisatsi nyerera ugira ngo ni nk'umuhinde mbese uko mubona ariko bo batukura bari inzobe nta nabo nongeye kongera kubona bakiri batoya nibo bazanaga na bya imodoka by'umweru bakaza bashakisha abantu umuntu wagiye asigara noneho umuntu wasigaye mwari muturanye akavuga ati reka dushakishe ahangaha yaba twaza kumubona nuko nguko baje kumbona ariko kugira ngo bambone ntabwo navugaga wewe waraturumbutse uriruka bati wasakunye ntabwo hariya sinavugaga naturumbutse gutyo kuko n'uwari kuvuga bati turamwishimenya bari kunyica ngenda kuko ikintu cyitwa kuguma hamwe cyari cyarananiye ko numvaga bagiye kunyica n'ubundi kandi ntarapfuye mbere ubwo rero nubwo twaje kuhava icyo gihe batuzana i Butare hari n'umwana wa musaza wa mama wo kwa se wabo papa wabo bavaga indimwe mu miryango nawe icyo gihe we yapfuye baramubonye ari umuntu wari umuhishe ariko amuhishe baza kumubona ahantu haryamye yari bari mbese baramukoreye ibya mfurambi nawe ariko baza kumutera inda atwite kandi arwaye n'amacinya aza kubona imodoka itambuka abona abantu barimo nuko bamubonye ari hahandi umuntu wamucumbikiye ngo aryamye ku kantu k'agasambi bagira baraza bahita bamushyira mu modoka muri izo modoka twageze mu Matyazo Butare yarangije gupfa yari yapfuye ko twamuhabye hari ingoma nuko rero tubasha kujya hehe hari ako ka Butare harimo ikigo cy'imfubyi barahatujyana icyo gihe nza kubona harimo marume umwe nawe wari ufite umugore ariko ntibari bahuje nawe icyo gihe haza kumbona aranzana kugira ngo tubane mbona ntago bimeze neza mbona ni birebire tuza gutandukana uko wanyuse we nta kanunu yaje gupfa baje gupfa ntabwo babayeho yego ubwo rero maze kubona ko bimeze gutyo nibwo icyo gihe hari umugabo papa w'aba bana yari afite mushiki we hano munsi ya stade hari muri ya muhanda wa demarage ubwo niyo naje kubana nawe uza Kigali yego maze kubana nawe nahari Kacyiru narahabaye muri SOS Butare wahavuye gute twaje kuhava bagiye batuvana bagenda badusaranganya mu bigo by'imfubyi yego noneho nje hariya ubwo muramukazi wanjye niwe wari warabaye muramukazi wanjye yego mana mu kwezi kwa munani wowe mwaka ku 1994 yego hano Kacyiru n'indake twasanze zikirimo z'abasirikare yego aho ugasanga nko mu rugo runaka bacukuye indake ziracyarimo n'imyenda ya gisirikare inyanyagiye mu muhanda hari naho wasangaga ugasanga iyi ruseke yaha ngaha y'ukuguru
biri mu muhanda ntuze n'inkweto za boti ziriya za timba, ugasanga ibibote, ugasanga ziriya ntuze za gisirikare ziri hariya naha kuri stade, wasangaga hariya mu muhanda byose binyanyagiye. Nibwo icyo gihe rero naje kubana n'umudamu turabana. Icyo gihe musaza we aza kunshingira musaza we, ko naje kubana nawe mvuga ntiyende ejo nzabona aderese, ari nawe papa w'aba bana. Turabana turabyarana, nyuma nibwo nawe yaje kubona arigendera. Uje kubana n'umudamu abanje kuba kwa muramukazi wanjye, ariko uza kuhava ariko biri mu ruhare rwiwe kugira ngo nanjye mbonaho kuba bakurere. Urumva sinari kuguma mu rugo rwabo, yagutanzana ngo bakurere. mba noneho nza kubana nawe bigera igihe mu kwa 9 kuba kuraje. Yari yarambereye umubyeyi pe, yari yarambereye umubyeyi, ariko sinumvaga ko ari nk'umubyeyi, ahubwo numvaga ari nka mwene mama. Yari yaramfashe nk'umwana wiwe, umuntu mbese sinavuga ngo ni nka murumuna wanjye, numvaga ndi nk'umwana wiwe, ko ntacyo yanyimaga. Niyo yajyaga kugura umwenda nanjye yaranguriraga, kandi yari umuntu wifashije nta kibazo. Ubwo mu kwa 9 akaba harajeho, dutangiye undi mwaka w'icyenda kangahe 95 mu kwezi kwa 3 nimara kwa 4 nubwo naje gutandukana nawe, ahita ashingira musaza we, nibwo twaje kubana. Abo bukwe cyangwa oya ntabwo yakoze, twabanye gutyo. Yaramuguhaye. Ndagushimira kuko yaramubwiraga ati uyu mwana uzamume tuzabana. Ndaravuga ati ntabwo namumwimubwa agiye iwacu mu muryango. Nuko twabanye tugira igihe tubyarana abana, ariko twabanye numva ko mbese mbonye nk'umuryango, numva ko mbonye umuntu nisungana nawe yenda tuzabana, numva ko azambera umubyeyi. Ari nujuje imyaka 14. 15 nayo ntarayitangira neza. Ubwo nibwo twaje gutandukana rero, dutandukana mfite inda. Atandukanye mufite abana bangahe? Twe tubyaranye imbyaro 7. Imbyaro 7. Kuko ntabwo bariho abandi bapfuye ari batoya, ababiri bapfuye ari bato. Babiri. Agusigana bari? Agusigana 3. Harimo n'inda yavuyemo ngo nayo barayamezi 5. Icyo gihe yavuyemo bagiye kuyoka Inyanza ya Kicukiro. Nibwo icyo gihe naje kugira ikibazo cy'ihungabana, kuko naje kugira bya bindi bigenda bingaruka. Byaje kugenda bingaruka, mbese ntangira kugira ikintu cyo kuba numva mbagiye nyine, nta muntu ushaka kwamvugisha no kuvuga ntavuga. Ariko nari mfite n'abaganga bankurikiranaga, ariko ntabwo nabashakaga, ko numvaga ubwanjye nariyanze nanjye. Noneho urumva ko nawe mama wakandeze ariyo twabanye, nasabanye nawe nari maze kumubura, yarapfuye. Nawe yaje gupfa arwaye, ariko aza gupfa icyo gihe nawe amaze kubyara umwana w'umuhungu. Ubu n'umugabo arubatse abyaye 2. Ubwo mpita ntandukana nawe. Atandukanye mumaze kubyarana ubwo gihe twatandukanye mfite umwana w'imfura. N'uwo mama yapfuye mfite umwana w'imfura. Kuko narabyaye nawe ahita apfa. Yapfuye nko mu masaa 4, nge nabyaye saa 12 za mu gitondo. Apfa saa 4 za kumanywa, gusa nigeze mushyingura. Kuko yari amaze iminsi arwaye Faisal, aza gupfa. Ubwo rero nuko ubuzima bwakomeje gukomeza nyine, nkomeza kuba gutyo. Icyo gihe ntwite umwana wa mbere baramuroga arapfa. Hakurikiraho undi mwana mukuru waba ngaba, nanone nyuma ye nanone haba havuyemo inda y'amezi 5, hapfa n'abandi bahungu 2, ari wowe w'imfura n'uwo wundi wapfuye 2013. Ubwo baragiye rero nsigarana abangaba. Ubwo rero usigaranye 3. Umugabo se mwaje gutandukana bigenze gute? Umugabo ukuntu twaje gutandukana byari birebire. Ubwo nsubiye inyuma naje kwangirika cyane, bitewe na kwa kundi bya bindi byose nahuye nabyo. Ndibuka ko mu kwangirika narakomeretse, sinagira n'uwo mbibwira, ndaceceka, nta n'umuganga wari ubizi.
ariko ku buryo no kubyara ni Imana yabikoze, ntabwo nzi ko nzabyara. Kuko giye muri jewe hari icyamvuyemo mu mubiri gitakara nyireba, nk'uko ubona sinakubwira, wari wabona inyama ya zingaro urayibona uyirekuye, nanjye nuko icyo cyamvuyemo nuko cyari kimeze, ntabwo nzi icyo ari cyo. Noneho urumva ko twaranabanaga, ariko ntiyarazi ibibazo, ntiyarazi ibikomere nawe nabyo, kuko nanavugaga ngo nimba imubwira ntabwo uzabana nabo. Kandi koko ntiyari kuvuga ngo igiye kwizirikaho igisasu, yari kuvuga ati n'ubundi si umuntu nzanye, ni umupfu. Ndavuga ngo nzamuhisha, sinzamubwira, kuko muri jewe byarankomeretsaga. Impamvu byankomeretsaga, yajyaga ambwira ngo ntabwo abakobwa beza nkawe baba batarababohoje, ariko ngaceceka, nkavuga ngo nta muntu nigeze ndyamana nawe, bitewe no kugira ngo nirinde, ngaceceka, biza kumvyariramo mbese igikomere. Yagera akajya ambwira ngo urabeshya, ntabwo abakobwa beza nkawe baba batarahuye n'abahungu ngo babe barabohoje mu gihugu cy'u Rwanda, kuko tuzi abakobwa mu gihugu cy'u Rwanda ko bari bameze. Ngo ndabizi, amubwira ni we. Biza kuba gutyo, nawe arabimisha, araceceka, ntabwo habiyoberwa. Ariko gira igihe mbirwara cyane, agahinda kakanyica, kamara kunyica nabona adahari, ngafata urupapuro nkarwandika, ngafata nk'urupapuro rwose nko mu gitabo cya registre, nkarwandika nkavuga mbese ngasa n'ubwira Imana amateka naciye. Ndavuga nzakoresha uko nshoboye kose, sinzabimubwira, ku buryo n'ahantu hose nabaga ndi nicaye, ntabwo nicaraga ntambaye ikintu hasi, kuko naravaga navaga ibintu bimeze nk'amazi, nari narangiritse. Kandi noneho urumva ko kuva 94 bikambaho 95 niho byambayeho. Najya kwa muganga, nahura n'umukasore akambwira ati hari icyo wabaye. Ntacyo, nta kibazo wahuye nacyo, nta muntu wakuboreka da. Ngaceceka, byose byaje gupfunduka aho nkoreye iki kiganiro, kuko naravuze ndetse uba amaherezo yanjye n'ayahe. Noneho ndangije n'umugabanira igikomere, ndangije ndaceceka. Bya bindi byose mbona Imana igenda ingirira neza, nkabona byose bishira. Ubwiza ukuri, hari ibintu ntazajya nibagirwa. Hano urebye mu marembo ya stade, hari ahantu muramukazi wanjye yarinze agenda atazi ikibazo mfite. Uwo nguwo nabanye nawe yarinze apfa atazi ko hari ikibazo mfite. Narabimuhisha, nta muntu numvaga nzabibwira. Impamvu numvaga ntazabimubwira, hariya mu marembo ya stade habaga ahantu hacushumukaga imodoka zazaga kumena ibishingwe, bakamena ibishingwe bivanzemo ibintu by'amakara, hahandi bayora bavana umwanda bajya kuwumena, bakavana nk'ahantu bakajya kuwumena munsi y'umuhanda. Ndi kwa muramukazi wanjye ngo ngakora, nabona atambonye nk'igihe cyo kuvuga ngo ngiye kujya koga, ngahita nihisha nkajya hahandi, nkajya gutoragura igitambaro kugira ngo nyibindi. Kandi ntumbwire ngo kirameshe, ntumbwire ngo kimeze gutya. Ni Imana yatumye ntarwara na kanseri cyangwa ibindi birwara, ni Imana yatumye ndida.
jenoside yadusigiye ibikomere. hari igihe nabyibagizaga nkumva ko n'ibintu nibagirwa ngayo amahoro, ariko uko abigenda niko umuntu agenda akurura ibibazo. narahababariye icyo gihe, kandi muramukazi wanjye atazi ko ibyo bintu byose bimbaho. ndaceceka nta mwana n'abari umunabi bigeze bamenya ikibazo mfite. bambaza asigaye hari ikibazo ufite, ntacyo. twabanye gutyo rindi gihe nshaka mbana w'abana, ariko muri kwa kubana nkumva mbese nawe ubwo yarambwira ngo geni ko mbona uba ufite ikibazo ntumbwire. yego ubwe niwe wambwiye, arambwira ngo nubwo mugiye kubana mukabana ntabwo muzabana nawe. ese kubera iki? arambwira ngo ntabwo muzabana, ntimuzasazana. ari wa mama wakuriraga. yari wa muntu nabonaga tutazabana, bitewe n'uko yenda yabonaga ko hari ikibazo namukinze, kandi byari ngombwa kubimukinga kuko ntabwo yari gutuma mbana nawe. ariko gusa icyo nshima Imana ni uko Imana yampaye abana. umugabo yaje guhita gutana n'abana icyo gihe. ubonye iki kibazo cy'inda, wese yenda nyitwise igihe kirekire. ubwo iyo nda yenda kangahe? ubwo mubariho nabura ko ari iya kane. abantu babyumve neza, inda umugabo yagutanye uyu munsi nindi ifite umaranye imyaka ingahe? ubu ni uwa 10. uyitwita inda imyaka 10. iyo ugiye kwa muganga wumva herekeye mbere, uyu munsi uracyajya kwa muganga, abaganga bo bakubwira iki? baguha ikihe cyizere? narivuje kwa muganga, nagiye kwa muganga bwa mbere umwana baramubona, bwa kabiri subiye umwana baramubura, ariko ntabwo nigeze mpagarara, nakomeje kugenda nivuza. nkajya kwa muganga barambwira bati umwana ntawe turi kubona, ariko njye nkamwumva umwana kumva atera kintu, ukambwira ati se ko ntawe tubona, ariko gusa no gusenga Imana ikambwira uko umwana ameze, ikambwira ngo nzaguha umwana muzima. ubwo rero nza kumenya, kuko najyaga gusenga n'abakozi b'Imana akambwira ati barakuzinze. kuko na muganga ubwe nageze ku Gikanombe arambwira ati barakuzinze, arambwira ati se ufite iwanyu? nta muryango mfite. arambwira ati iyo ugira nk'ababyeyi bari kukuvuza, ati kuko barakuzinze. ndavuga nese kuzinga ni iki? ati hari ukuntu inda bayihamisha gutyo umwana akaba arimo, ariko bakaba barakuzinze, barakuroze. atariko nimba warakijijwe ukabuzi ko wizera Imana, ujye wegera abakozi b'Imana kandi Imana izaguha umwana muzima. ati ibyo bintu bibaho. ati hari n'abandi bigenda bibaho. ati kandi ujye wihangana. narivuje akagera igihe mbese bamwe kumva umuntu akambwira ati reka nze tugende kwa muganga byibura turebe, ariko gusa icyo nicayeho ni ijambo ry'Imana, kuko yarabwiye ngo nzaguha umwana. irakora. kuva icyo gihe rero kugeza ubu umwana arakora. ubu mwumva mu nda arakora, ni muzima. imyaka 10 umwana mwumva mu nda asimbuka, ni muzima. ese umugabo wawe mujya gutana mwari mumaranye imyaka ingaho? ubwo ngubwo twashakanye, urumva ko twashakanye twabanye neza nujuje 15. nibwo navuga icyo gihe ndamaze kubyara umwana w'imfura, ariko uyu mwaka ni uwa 9 mutabana. agiye agenda yasize bari abana batarika, yasize bari abana, kuko uyu nguyu usohotse nyuma agiye gukora icya leta. ese mu rugo umugabo mwabanaga nta mitungo mwari mufite? mwarakodesha? byari biri aho ngaho? waba urumva ko yari yarahagurishije. wabo hari bashiki be, mama wiwe yarapfuye, ariko we yapfuye nyine azize indwara. papa we niwe wapfuye muri jenoside. ubwo rero bashiki be, aho mama wabo akimara gupfa yahise ahagurisha.
bashiki be barambwiye ngo yarahagurishije ngo arababwira ngo agiye kumvuza ariko yari afite undi mugore agiye kubana nawe. yego nuko nguko mbyumva. nta nubwo mwe yongeye mwarasezeranye kongera yongeye kumpamagara. wahise ugwa murishakishiriza n'abana ese nishakishiriza ubushobozi burananira nyine kuko ubu ngubu urumva ko umuntu wawumaranye imyaka n'inda nta n'uwatinyuka kumbwira ngo yenga ndaguha iki ngiki ngo gikore. nanjye ubwanjye ntabwo binkundira kuva wagera i Kigali ntabwo wigeze wakongera gutekereza gusubira ku ivuko Nyaruguru ngo ujye kureba uko hameze? nigeze kugenda hareba ariko usanga barahahinze, leta yarahatwaye bahahinze ibyayi. yego umusozi wose nta muntu uhari. n'uwitwa ngo yagiye asigara yenda nk'abo twari duturanye bagiye bigumira nk'ino bakagenda bagenda iyo ngiyo hose. nta misozi iri aho ngaho gusa. yego ntabwo nongeye kugira umutima wongera kuhasubira. ntiwigeze usubirayo kuva Navuye. wasubiyeyo rimwe? nasubiyeyo rimwe. ntabwo nongeye kuhasubira. yego tugana ku musozo se uyu munsi ubuzima ubayemo ufite abana batatu uri wenyine ufite ntabyitari bikomere ubana nabyo nanone hari inda ubanye nayo inda imaranye imyaka 10 ni igihe kinini cyane ari inda utwite utabyara uyu munsi wa none mu rugo byifashe bite se? aha twagusanze ni mu nzu yawe ni uracumbitse ese abana kwiga bihagaze bite? rero ntabwo aha ngaha hari ahanjye. aha ni mu bukode naho ncumbitse. ubwo yenda uw'Imana ibujije amahoro ikamubuza amahoro afite ubushobozi, mbona nyishyuriye nk'ukwezi nkabona iminsi iragiye yenda mu kurya navuga ngo ni Imana y'Uwiteka, Imana yatabaye igira ishobora kugira ubuza amahoro nkabona nk'icyo kiro cy'umuceri bakarya kuko ntabwo mfite ubushobozi bwo kujya gukora. nanjye ubwanjye ntabwo biba byankundiye kuko aho ngeze ubu urabona gutwita ugatwita amezi 9 ugatwita kuzageza ku mezi 9 n'ubu gishoboye noneho nkawe imyaka ingahe. nanjye ubwanjye noneho hari n'igihe no kwicara n'ubu ngubu ahubwo byanyu sinzi uko biza kugenda ubu ngubu sinanakwicara ngo nicare igihe kirekire cyane. abana kwiga bigishwa n'Uwiteka ntabwo ari igihe ubifitemo uruhare. nanjye ibyabo byose byaranyobeye ni Imana yonyine yikorera. hari igihe ngira gutya nkabona umpaye amakayi y'abana yenda yagura akavuga ati reka nsagure amakayi y'abana. mbese byose ni Imana ibyikorera kuko jyewe ntegereza ijuru ko ritabara. ntawe navuga ngo jyewe wenda hari aho sarura ku kwezi. abana se umukuru yiga mu kangahe? umukuru ntabwo ari kwiga, yageze igihe yega arangiza agiye gukora icya leta. icyo gihe mba ndwaje uwo mwana wa 2013 wapfuye murumuna we baruze afite imyaka 6 aba arapfuye kuko nawe murwaje imyaka 2 urumva kurwaza umwana imyaka 2 aba hano. noneho arambwira ati rero mama aho kugira ngo twese tugutere ibibazo niyo wabona n'ibitunga bigatunga barumuna banjye yewe ntabwo nabura aho kubaho kugira ngo nanjye nkirwanaho no gushaka imyenda n'ibiki byose ariko nagiye guteraho rwaserera. nuko nguko barumuna babo rero nabo babona ibyo kurya babibura babibona uyu munsi ejo babibura. Imana niyo ibizi uko babaho. ngiye nta kintu mbona nabafasha. nta kigo cya leta na kimwe se kigeze cyakugana cyangwa se muri abo bantu muhura cyangwa se hari inteko ziterana hari umuntu nyine babona ko ubana n'ibibazo bakaba bamugoboka? ibyo bintu nta na kimwe kijya kiba. icyo navuga yenda ni nko kuri ya mituweli. hari igihe ngira gutya nkabona nko mu mudugudu bakavuga bati reka tumushakire mituweli. n'ibyo bintu ko nta wari wavuga ngo mvuge ngo yazanye agafuka k'umuceri k'abana cyangwa mvuge ngo yazanye iki. reka n'ibyo nguko nuko twibereyeho. uyu munsi hari umuntu wakurikiranye iki kiganiro kuva gitangiye kugera tuganye ku musozo. nibyo turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe byo kubaba hafi, turi mu bihe byo kubegera ntimwumve ko muri mwenyine, turi mu bihe byo kuba twabana namwe bya bikomere byanyu uyu munsi biri kuva tukaba ari twe twabibakiza.
hari umuntu ushobora kuba avuga ati ufite abana bari kwiga nta bushobozi hano mu rugo, hari ushobora kuba ati nakwishyurira inzu, hari uwagira icyo ahindura ku buzima bwawe bitewe n'umutima we afite. Ubaye ufite nimero ya telefone wayivuga, deni umuntu ko hari uwaguhamagara akanakuganiriza, kuko ibi ni ibihe biba bitoroshye, akakuba hafi. Hari n'uwavatire kashyireho utwo dukayi cyangwa se reka ashyireho uwo muceri cyangwa se ikiro cy'isukari, mugire uko mwigenza. 0788 yego 94 94 18 yego 059 059. amazina baruyeho Kagakwerere Marita. Mukagakwerere Marita. Umuntu uguhamagaye ni wowe abona, igihe ahita akubona. igihe uyifite n'iyanjye. Mama reka ngushimire kandi nkubwire ngo ihangane kandi ukomere, nturi